mama kumfite ibyiyumviro byundi kubo yaba ari we mama Chana se bazita I'm talking with you. What's wrong? Utanyitayeho byagenze gute? Icyo bita kwitaho ni iki? Tuje hano uri muri telefone nta kintu kimwe habaye iki? Okay. Maze igihe mbitekerezaho ndi kukwigaho. Nafashe umwanya wo kwitekerezaho njye ubwanjye no gutekereza kuri wowe. Ariko ndabona igihe kigeze ko urugendo twarimo twarurekeraho. What? We need to stop from here. Are you serious? And now onward. Are you serious? No. Kari. Why? Yagenze gute? Ndifuza ko urugendo rw'urukundo rwanjye nawe rwahagararira aha ngaha. Kubera ko ntabwo nkiri comfortable kandi ntumbaza impamvu. Ntabwo ndyohewe, ntabwo nishimye. Urabizi turakundana kugira ngo twishime. Ariko icyo maze kubona, the more we love, the more we cry. Really? Yeah. So ushatse gufata igihe cyose tumaranye? Right? Se kuki abantu muteye gutya mwana? Donc waruje mu buzima bwanjye gukina nyuma nyine? No, break up is my choice. Yo mubwiye ko ntabikeneye simbikeneye nyine. Nyumva kandi unyizere. Kandi niba uvuga ko nkunda, uba umwanzuro wanjye. Ndabigusabye. Mbuza n'ikintu nakubwiye. Ntacyo ufite cyo kuvuga. Kandi ubitekerejeho neza wasanga nawe ufite mu ruhare. Uruhare ruhise. Uzitekerezeho neza. Cyangwa nanjye ubwanjye nimbona ari ngombwa nzakubwira impamvu, but not now. Cyonse cyo neza. Nuko nafashe umwanzuro. Ahari n'amagambo, ahari n'ibitekerezo byanjye, ahari se yaba ari wowe. Ariko wumve ko nafashe umwanzuro kandi mufashe. Turuna nta bintu turimo, nonse twaguma muri ibi ngibi bikageza ryari. Intego y'urukundo rwacu ni iyihe? You know what? Sohokera mu nzu genda. Ko n'ubundi nta kintu na kimwe abantu bari na kimupfira mu nzu y'urugendo. Uko wabihisemo nuko ntari bubashye inzira yawe genda vanga. Nawe urarakaye. Genda mva mu maso. Genda njya hehe? Nintagenda surangira ati. Kari. Nguhaye umwanya wawe kugira ngo witekerezeho umve ko ibintu uzabyicuza. Uranyumva neza? Uzabyicuza. Uri mwiza wapfuye ubusa gusa.
ibirangiye unyirukanye mu nzu yawe karange ngusabe rero ndagiye ariko nawe ntuzampamagare sawa dusezeranye kutazigera umpamagara dusezeranye kutazigera umpamagara I said go. Progress. Bafre umeze neza. Asaba. Kanashize iminsi naje ejo bundi nyine ntabwo wari uhari ntabwo nigeze nkubona sinabasha kugusuhuza. Iyo nabyuka wagiye mu kazi iki amakuru yandi. Saba. Maze kumenyera nawe se? Sha gake gake. Gake kirima y'inanga yaragutonze. Urabizi nawe babigoye. Noneho kutifubitse. Ariko hiriwe ikirere cyiza niyo mpamvu ko biri nagari cyane. Ntabona gutava muri jacket wa mugeni. Ibibazo. Nkagira ngo uranarwaye. Gusa nyine ari ikibazo mfite. Ikibazo bwoko ki? Bafre nyine ni amakosa ariko nyine saa sita nyine kuri lunch twatetse inyama. Urabutazigaburira umwana? Joy nyine. Joy byagenze biti? Ntabwo narinzwe nyine agira reje. Ko mutari mwarabimbwiye njye narinzi ko aricyo kintu akunda kuko yari amaze iminsi nyine bitameze neza ndavuga riganeka ikintu cyatuma yishima nyine mugaburira inyama arangije nyine atangira gufuruta nyine yagira reje ku mubiri ariko aribwa no mu nda. Wararyamye? None se kuki mama utari yabikubwiye? Ntabwo ajya arya inyama. Ntabwo yigeze abimbwiye aho wenda wasanga ari amakosa yanjye ko ntigeze mbimubaza. Oya nawe yakoze amakosa n'ubwo ngo uri umushyitsi hano mu rugo yakagombye kuba yaraguhaye gahunda za hano mu rugo zose akakubwira ibibazo umwana afite urabona ukuntu twe twaramubuze uburyo yagarutse mu rugo n'ibiki byose ukaza ukadufasha ntabwo mwari mumenyeranye ntabwo gahunda zo wari uzize wigeze ubana bose na Joy nibura ni gutya nyine nza hano mu rugo babasura kongera ukagenda ntunatinda ariko reba iminsi wari ugiye basanga yakagombye kuba yarakubwiye cyane cyane ko n'usigara hano mu rugo musigarana cyane akakubwira ibyo yemere gushyira mu mubiri ibyo atemere gushyira mu mubiri we. Ese Bafre ntabwo ndakariye. Oya ahubwo se ameze ati ararembye cyane ku buryo nahita mujyana kwa muganga. Twagerageje kumuhereza painkiller koko nahise mbibona ko ararije ariko n'ubundi twamujyana kwa muganga. Byagabanutse se nibura? Byagabanutse arasinziriye. Yego. Gendera ko nameze tuzumubwira. Simbuka. Bakoze amakosa akomeye. Wakoze amakosa naswe kuki watabimubwiye baracyasinziriye ntabwo akiri kubabara cyane. Ese namwe ngo ikibazo cyo mu nda nyine ari gufuruta ku mubiri urabizi nyine yagize areje nkuko nabikubwiye kubera ko twamugaburira inyama. Arasinziriye cyane se ku buryo mutamukangura akamujyana kwa muganga? Twamukangura ko n'ubundi niyongeraga akanka ari buze kugira pain n'ubundi. Gusa ni ukuri I'm truly sorry ntabwo nari mbizi sibyo. Nabyumvishe ko utarubizi ariko na mukuru wawe nawe wakoze amakosa urumva ariko ikindi gihe uzabimenya uramwe ntabwo ajya arya inyama n'ibiriya iyo yibeshya akazi rye cyangwa se umukozi akabeshya akaba yazimuha bimugendekera kuri iteka urumva rero baraza kumara icyumweru n'ishora rihagarika byagenze kuri iyo ako ntabwo mwambwiye neza ariko ni ikintu nashakaga kubaza. Joy nyine nabonye Regis amuzana yarari ntabwo nta kintu yambwiye nagerageje kumubaza ndamubaza se Joy bamukuye he mbona nyine ararakaye ese ajya mu cyumba nta kintu ambwiye. Hari umudamu wari waramushimuse bita Kaliza.
yaramutwaye anti Kaliza turashakisha dukubita hasi tugira gute kira kiginga nacyo kigikozi umuntu ari kwino kikicara kunoza kuri gate gikurikirana movement zaha ngaha sinzo cyari cyarangariye ese By Regis abararite ruhari twerwa rebe sinzi gose ibyo nakubwiraga aba yicaye hariya abikora neza rimwe na rimwe ariko ese buriya By Regis kiba kiretse umutwe kirebe sindi mwazamwirukanye ikintu nibaza Joy rabizi ko ari we mwana dufite mu rugo se byo nyine niwe muntu ngengirana nakunda cyane buriya By Regis akifata kare ku mwana gasohoka gate bakamutwara gutyo gusa nese ubwo yabasobanurira icyo umuti oya reka tubyibare byararangiye nubwo ariko cyane koza amanyanga ari ibindi akora neza ku buryo umuntu tapfa gufata decision ko mwirukana gusa reba ku buryo wamutegura umwana sibyo hanyuma mujyane kwa muganga si twajyana kwa muganga turajyana nta kibazo y'umuteguro na mama ari kure ntabwo tuzijya ari buzire ntabwo rero bavuga ngo muhaye tunini tumeze gutyo gusurekera ifoka mujyana kwa muganga bakora mu consultation bakareba muri uko bimeze fata ibya bizamini none tukashaka uburyo tugira gute twamugara mu rugo yamaze kuba mukuru wanjye kuva nagera hano nyine nari nspenda ari ikibazo cya Joy gusa afite ariko nta nubwo ashaka kumvugisha hari stress kuntu umukora murye nyine nibyo bibazo nyine by'ura mudamu n'ibindi byose abarimo ariko bizakemuka humura sibyo nibigo kwa affect nabumve ko wavuye mu mwanya wawe humura bizarangira tunganya umwana turi kwa muganga reka mutunganye kandi urakoze cyane Bob oya nta kibazo byabaye nyine se nabirenza wiki ahubwo reka turi buryo twarengera ubuzima bw'umwana Jenny. Yes, sweetheart. Ufite umaze kureba so ibonye gute? Jeka nayikunda. Yo umuntu twiteranya chef. Uriya Joseph niwe chef. I know. Brave. Okay, nababaje somehow. Anyways, nashaka kugushimira. Ushimira? Nakuzaniye filime nziza se? Iyi ni nziza ariko nari ibindi bintu mbasha kugushimira. Go on. Cyenda gushimira ko wamfashije urabizi ubuzima wansanze muri aka bwari bunyuranye. Hari mfite stress zanjye. Mashyiraho na stress zo gushaka amafaranga. Hari igihe nagendaga mu nzu no kubeshya n'ibikingirana muri sitatu nabyo. Navuga reka mbyore n'ubundi se nta mpamvu. Bati waraje bimwe na bimwe ugenda uhindura. Kandi ni nabyo byari bifite akamaro. Kwishyurira inzu. It's normal. Ukamenya ngo ushirangira yariye yicaye ahantu heza arasa neza. Yeah, things like that. I really thank you. Yeah, no problem. Yeah, abantu bose bameze nkawe. Kweli sawa cyane. Yeah, undi umuntu ushimira cyane. Ndabikunda kandi nabikunze. Kubivuga bikuye ku mutima yawe. Kuba ushobora kuricognizinga imbaraga bintwara. Of course, maze igihe mbitekereza ndavuga umuntu akora cyane ariko mvunikira. Ndakurikira urukundo rwanjye nawe, not you. Yeah, but it's me at the end of the day. Mbikorera njyewe bwo. Okay, no debate. No bituma nishima kandi iyo nishimye nyine bari bon. Okay. So navuga reka fata umwanya ngushimire niyo nagira ikintu ngiye nguha ariko byonyine kugushimira. Baravuga ngo you are welcome. Icyo bivuze? Undi byakaye bisa naho bivuze ngo urakaza neza. Ariko si cyo bivuze ku rundi ruhande. Ahubwo ni nko kuvuga ngo urakaza neza urisanga mu isi y'abagira neza. Uri kuvuga ngo ibyo nagukoreye nawe ugenda ubikorera abandi. Nubona ukeneye ubufasha uzamugaragariza urukundo. Yeah. Nuko wari ubikeneye. So
Sheri hari ikibazo numva nshaka kukubaza ariko. Are you ready? Yep. Ibibazo byose nabifite ibisubizo. As usual. I wanted to ask you if you really love me. You won't. Just tell me. Ako kare. Atinyuka mbaza ikibazo nk'ibyo. Nise kuraka iki kibazo ni kibi. Kugeza aka kanya ntabwo uramenya ko ngukunda. Nashaka kubyumva nyine. Nsinzabisubiremo inshuro miliyoni ndagukunda. Ndabikunda kubyumvereka gaswaye. Okay, I love you. Nukuntu ururakaye. Oya ntabwo narigize ngo urashidikanya ku rukundo rwanjye. Nkubitira mu nzu. Okay. Yakubwiye ko urukundo bituraka. Wagize n'umuntu umenyera bituma. Ari ubuzima bwanjye. Okay, sheri. Hanyuma se. Ikintu nshaka gusaba. Wavuze ko nkunda. Cyane rwose. Cyane. Umutima wanjye wose. Okay. Ndakubwira ibintu by'uriya mwana. Joy. Kambwira ngo nta mpamvu zo kumukunda cyane, afite iwabo bamwitaho. Ariko njye uriya mwana ndamukunda pe. Kandi cyane. So, nashakaga niba mbikubwiye ibyo nshigikira pa ntabwo tumwanga no. Ubikora ibi ngibi. Uriya mwana mba numva asimburiza umwana wanjye. Nyine anyibutsa umwana wanjye kuko imyaka, ibintu byose nyine mubona se arankurura nyine mba numva mukunze mufite urukundo rwinshi. So I wanted to ask you niba nyine mbikubwiye cyangwa nagiye kumusura namukoreye ibi umwana tumwiteho tuwegere famiye nyine just uko mukunda ndakwinginze uje nshigikira. Okay. Nicyo kintu cyonyine nshaka. Kundra ntakumirwa. Nzagerageza uko nshoboye. Yiriwe ko urumva natinze Regis ntabwo ahari cyangwa ahari ahubwo nagira ngo baze akantu gatoya nihuse kugira ngo ko mutongeye kumvugisha. Ariko byawe nyine n'ibyawe yari naje kureba Regis nagira ngo muze nawe hanyuma wenda twaza kuvuga no kuri telefone hari icyo homba. Ntabwo ari ibintu byinshi kubaza ni ibintu bike. Okay, carry on. Ndashimira wenda ko mwarabashe kugeza hano kujya mu kandi kazi gatandukanye nako nakoraga. Amafaranga bari kumara make kandi maze iminsi. Byo ni ikintu toto nabwira Regis akakongeza ko nta kibazo cy'amafaranga bafite. Ubundi se gucyo utabimwibwirira ubu ngubu babiga ntaho gihuriye nawe uriya niwe mukoresha wawe. Igihe cyo nakoze no kukurangira akazi ahangaha mu gihe bari bakeneye umukozi hanyuma ibindi ukabyikurikiranira. Ushobora kubwira boss wawe ukamubwira uti ntabwo nejejwe n'umushahara bitewe n'inshingano nyinshi we nafite mu cyaro n'ibiki. Yakumva ntabwo ari umugabo mubi. Ariko kuki uri kwirengagiza indi mpamvu mva ari wowe ugomba kubifasha byose. Come on. Ngiye nakurangiye akazi ibyo byararangiye. Byararangiye. Hari icyo uhomba? Amabanga mitsi yarashaje. Amabanga? Ibyo amabanga yawe n'umukoresha wawe ngiye mpurira hehe nayo? Ntabwo mvuze amabanga yanjye n'umukoresha. Mvuze amabanga abiri kwa muganga. What's that? Kwa muganga? Akora doctor ndakwiriye ikindi kintu kirenze kuza mwicara muri akazi. Wowe? Yego. Regis. Ubuzima bwawe bwite buhurira hehe n'ubwanjye? Aho bidahurira ni ibyo ukwiriye bikorere nyine uzabigeraho uracyari muto. Dr. rero buriya
ushaka umuganga? Ntabwo nshaka umuganga. Mukiri nawe kwa muganga ariko iby'abaganga narabibonye. Wabaye? Ntacyo ntabashe kubona. Nkeneye kubyishyurirwa rero nanjye. What do you mean? Nkeneye kubyishyurirwa. Ntabwo nsobanukiwe icyo ushaka kuvuga. Iyo umuntu areze umwana utari igihe kirekire, ngenda biceceka, simbibonemo inyungu, simbishimirwemo, ntibanzamuye no ku mushahara, ubwo njye inyungu yanjye ibiri hehe? Yanjye ibiri hehe nyine? Nzabikora kugeza ryari? Ejo ninde waguhaye izo nshingano? Nkeneye guhindura imyenda, nkeneye no kugira ibindi bintu nigezaho. Iki ntazi, niki nibuka. Ejo siko nabwo yarashaka kwirukana. Ibyo rero bisiko mbishoboye. Anyirukanye se ubundi kubitamu tuma n'ubundi ashaka Kaliza ngo babane. Ntabwo yamushaka. Yakizenga kuko ntabwo uramushaka. Ejo amakuru yakurahe? Niki ntazi. Ko hose ntanyuraga hose ntakurupaga. Rero ninjye wasohokanye imyanda kandi n'ubungubu ni nanjye ukiza umwanda ukiri muri ibyo ngibyo byose. Nyine ishimwe ryanjye nanjye ngagira inyungu nanjye mbigiramo. N'undi banga ngarimira burundu. Ariko uziko ibyo bintu bishobora gukoraho abantu babitse amabanga menshi akomeye nk'ayo ngayo abakoraho. Udafunze umunwa wawe rero ntawe urabyumva, waba wizize. Dr. reka kuntera ubwoba, ntabwo ryamye ku gitanda cyo kwa muganga ugiye kuntera urushinge rw'amazi. Aha ngaha ndi baranatubaruye n'abayobozi b'umudugudu barabizi ko mbana nta kintu warwara. Ariko wazira umunwa wawe? Oya nyishyura tuhereze igiciro runaka kimwe. Mwishyure? Ijyanye unyishyurize. Ngiye muri mideli? Unyishyurize. Yego. Nivugiraga ni. Uza kuransaga neza. Regis. Regis. Ese ninde mama ko mfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama, kubo yaba ari we mama, ese yaba ari we mama, turi kumwe niyumva bidasa